bazenguruka inkike nyuma y'iminsi 7 nk'uko babibwiwe inkike z'i Yeriko bazenguruka inkike nyuma y'iminsi 7 nk'uko babibwiwe inkike z'i Yeriko ziraritagurika Isiraheli iratsinda. Inkike z'i Yeriko zijya ziritagurika. Burya ibikomeye bya bindi bikugoye, bya bindi bikuruhije, hari imbaraga z'Imana zijya zibikuraho. Rero utuze wicecekere, urugamba surwawe, urugamba surwanjye, dufite uturwanirira, ariko iyo tumwisunze nyine nawe adukorera ibyari bikomeye bigaragara nk'ibikomeye, Uwiteka akabiritagura. Urakoze rero kuba ukurikiye indirimbo, kandi urakoze kuba wumvishije ubu butumwa bwiza. Ndagusaba kugira ngo ubihe agaciro kandi wumve yuko nyuma y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'Imana. Ndagira ngo rero n'ubundi niyo masengesho dufite, ni nayo ntego dufite yo gusaba kugira ngo Imana idushyire mu mutima mushya, tube dufite umutima mushya, umuntu Imana yishimira. Y'Imana imaze kukwishimira, nta na kimwe ubundi Imana itagukorera, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose izabikora, ni Imana ibishoboye. Ndagira ngo rero n'ubundi dufate akanya ko gusenga, dusengera imitima yacu igiye kwakira ijambo ry'Imana mu mwanya. Reka ngusabe uturize imbere y'Imana, hanyuma dusenge dusengera umukozi w'Imana ugiye gukomeza tugezaho ijambo ry'Imana Imana yashyize muri we. Mwami Yesu, n'ubundi tuje imbere y'ubwiza bwawe, tunejejwe n'umwanya mwiza waduteguriye, tunejejwe n'ibihe byiza waduhaye, kandi tunejejwe Mwami n'ijambo ryiza, kuko ijambo ryawe ni imbuto itabora. Nubwo twaba turimo kuryumva muri uyu mwanya, tuzi yuko hari umumaro rizagira no mu bihe bizaza. Abadukurikiye muri uyu mwanya n'abazadukurikira mu kindi gihe, tuzi yuko hari icyo rizakora. Ni nayo mpamvu dusengeye imitima yacu igiye kuryakira, kugira ngo ibibe nziza, yakire ubutumwa bwiza. Dusengeye umugabo kugira ngo Mwami umuhe umutima wo kwakirira ijambo, uyu mugore, umusore, umukobwa, urugero rwari rwo rwose, mu izina rya Yesu twese utugirire neza. Ngaho ngwino ubane natwe muri iri teraniro, mu izina rya Yesu. Umwuka wawe wera azaganza imitima yacu, umwuka wawe wera azashorera ijambo ryawe, mu izina rya Yesu. Urakoze kugiye kubana natwe, kandi ugiye kudufasha muri byose, kandi ugiye guhaza imitima yacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Karibu Dr. Imana iduhana umugisha. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro kuko twongeye kugirirwa ubuntu bwo kuboneka imbere yayo no gusangira ijambo ryayo. Umunsi w'ejo twaganiriye ku ijambo ryitwa guhinduka mushya, umutima ukahinduka, ibitekerezo bigahinduka, n'uburyo za kamere zacu zigomba guhinduka mu buryo tumenya ubushake bw'Imana. Nk'uko intego dufite muri aya masengesho imeze, iteye, harimo n'indi ntego ivuga ngo gukunda Imana n'umutima wawe wose. N'ubundi uracyari wa mutima ugomba kuba mushya, wa mutima ugomba guhinduka, hanyuma ukiga gukunda Imana. Ntatinze cyane rero, reka dusome muri Mariko igice cya 12, turasoma umurongo wa 28 turageza ku murongo wa 31. Mariko 12:28
kugeza kuri 31. ndagira ngo mbibutse ko tugiye kuganira ku ijambo ryitwa urukundo, gukunda Imana, gukunda bagenzi bacu. Turebe icyo Imana ivuga ku rukundo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo itegeko rirusha ayandi gukomera. Nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka, amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati, iry'imbere ni iri ngo, umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Murongo wa 30, nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirushayo gukomera. Amen. Imana ishimwe cyane. Twongeyeho Yohana 3:16, ni ijambo benshi tuzi. Jewe ngiga bwa mbere niryo jambo banyigishije bari kunyigisha inyigisho z'umubatizo. Bavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reka rero twinjire mu ijambo nyamukuru ryo gukunda Imana. Ubundi ijambo ryitwa urukundo no gukunda ni ikintu Imana yashyize mu mitima y'abantu. Umuntu wese aba yumva yakunda, kandi umuntu wese aba yumva yakundwa. Ni ikintu gikomeye rero, kubera ko Imana yaturemanye iyo kamere. Niyo mpamvu iyo umuntu adafite urukundo yumva hari ikintu abuze, kandi iyo umuntu adakunzwe nabwo yumva hari ikintu abuze. Imana rero yakunze umuntu kuva ikimurema, yamukunze ikigambirira kumurema. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 haravuga ngo, nuko turema umuntu ase natwe. Turema umuntu ase natwe. Imana yashatse kurema umuntu usa nayo, kugira ngo nijya yireba ijye ibona wa muntu, ijye yibonamo wa muntu. Ibyo byose rero ni ukubera uru rukundo. Imana rero ni urukundo, kandi Imana igira urukundo rudafite kondisiyo, enamo itari kondisiyoneri. Abantu bajya bakundana, agakunda umuntu kuko bava inda imwe, ni urugero, cyangwa se akamukunda kuko yamuhaye ibintu, cyangwa se akamukunda kuko hari ikindi kintu yumva amutegerejeho. Kavuga turiya nzaba inshuti yanjye kuko mbifitemo inyungu, nidukomezanya ubucuti dufitanye azampa ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ariko Imana yo yakunze umuntu ataranabaho, itaramurema. Yamukunze ikimufite mu bitekerezo, bituma yanzura iravuga iti, tureme umuntu noneho ase natwe. Uyu muntu dukunda tujye tumureba, nitwireba natwe ubwacu tumubone mu ishusho yacu. Bituma Imana ifata umuntu imurema mu ishusho yayo. Muri make, urebye uko umuntu avuka, buriya avuka afite ishusho y'Imana, anafite kamere y'Imana muri we. Gusa uko agenda akura ahura n'isi na Satani n'umubiri n'umubi, niko ya kamere y'Imana iby'isi bigenda biyimura, cyangwa se Satani akagenda yimura, ikagenda yimukira kamere y'Imana. Imana yacu idufashe cyane. Birakwiriye ko tumenya ko muri twebwe urukundo ari ingenzi. Urukundo dukunda Imana ari ingenzi, kuko ngo niyo yabanje kudukunda. Yadukunze tutayizi, yadukunze tutarayimenya. Iyo umuntu amaze kuyimenya rero, nk'uko twabonye ejo, akaba ahindutse mu mutima, akaba agize umutima mushya,
nibwo ajya yasobanukirwa ko burya afite ishusho y'Imana, nibwo asobanukirwa urukundo rw'Imana, nibwo asobanukirwa imbabazi z'Imana kuri we. Imana yacu ishimwe. Amagambo twasomye arakomeye cyane. Yesu yabwiye abantu ngo nuko rero ababwira ibya ririya tegeko, ukundisha Uwiteka Imana yawe, icya mbere uyikundisha umutima wawe wose. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko imitima yacu Imana igomba kuyiharira. Urukundo rwacu n'Imana nta kindi kintu gikomeye cyangwa se cyoroheje, gifite agaciro cyangwa se kitagafite, nta kindi kintu kigomba gusangira urukundo dukunda Imana ngo rube partage, rube rusangiwe n'ibindi bintu, yaba amafaranga se, yaba ubutunzi, byaba icyubahiro, cyangwa se n'ibindi byiza tubona, ibyo twita byiza hano mu isi. Bibiliya yatubwiye ngo ukundisha Imana yawe umutima wawe wose. Haleluya. Twakagombye kuba tubaho imitekerereze yacu irimo Imana. Kwibwira kwacu, mu byo twibwira byose no mu byo dukora, muri gahunda zacu, Imana ari iya mbere, kuko imitima yacu twayihaye Imana ngo iyitegeke. Icya kabiri, ukundisha Uwiteka Imana yawe ubugingo bwawe bwose. Ubugingo mu Gifaransa ni icyo bita ame cyangwa se esprit, ariho hari centre ya kamere, ariho hari centre ya nature yacu, ariho hari centre y'imitekerereze yacu, niho conscience yacu iba. Muri iyo ame rero Imana yashatse ko umuntu niyo ame iyikunda. Bivuga ngo duhe Imana controle no kuri ame yacu, no kuri ubwo bugingo bwacu. Ijambo rya gatatu ryavuze ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe ubwenge bwawe bwose. Yewe twanarije aya magambo tukayatekerezaho, ni amagambo akomeye. Umuntu yakwibaza ati ariko se birashoboka? Byashoboka ko hari umuntu wakunda Imana akayikundisha umutima we, akayikundisha ubugingo bwe, akayikundisha ubwenge bwe? Birashoboka. Ku buryo muri we nta kindi kintu atekereza, ku buryo muri we nta wundi muntu ashyiramo ngo afate umwanya aho hantu. Ariko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Haleluya. Kandi Imana muzareba ko akenshi ibintu dusaba, idusaba ibintu twebwe tubona ko bikomeye. Ibyo ngibyo nibyo ishaka ko tuyiha. Imana rero irashaka ko uyiha umutima wawe, ukayiha ubwenge bwawe, ukayiha ubugingo bwawe. Si ibyo gusa, ijambo rya kane ryavuze ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe imbaraga zawe zose. Ese imbaraga zacu tuzikoresha mu biki? Ubwenge bwacu tubukoresha gute? Imana yaduhaye tuzikoresha gute? Hari abantu bajya bita ngo ni abacurabwenge, bazi imitekerereze, akaba yakwicara hano agatekereza icyerekezo cy'isi mu 2050, yarangiza akagikorera plan y'ukuntu azakigeraho, y'ukuntu abantu bazagera kuri ibyo bashaka kugeraho mu myaka 50. Kandi benshi barabikora bakanabigeraho. Izo mbaraga dushyira mu gutekerereza isi, izo mbaraga dushyira mu gukorera ibyacu cyangwa se ibyo mu isi bitarama, mbese twakwibaza ngo tuzikoresha gute dukorera Imana? Tuzikoresha gute dukunda Imana? Tuzikoresha gute dukunda inzu y'Imana? Ndagira ngo iri jambo turitekerezeho cyane. Inshuro nyinshi usanga Imana dushaka kuyiha ibintu twashigaje, dushaka kuyiha ibintu tubona ko
ari nka icyo bita excedent, ibirenze ku by'ibanze, ibirenze ku byo dutekereza, tukavuga ngo hasigaye reka tubihe Imana. Reka mbaho urugero rutoya. Abantu bajya bareka gusenga, bakavuga bati ntabwo tuzasenga kuko muri iki gihe nta mwanya tuzaba dufite. Mfite akazi kenshi, mfite business zanjye numva nkeneye ko ziraninga, buriya rero muri kiriya cyumweru mfashemo iminsi 2 yo gusenga, ntabwo business zanjye zagenda. Imana rero twayifashe nk'ihabwa umwanya mu gihe gahunda zacu n'imigambi yacu yarangiye, tukavuga ngo noneho ubwibi mbirangije mbishyize ku ruhande, agakeregeshwa gasigaye reka ngaho Imana. Nyamara ijambo ryatubwiye ngo imbaraga zacu Imana irazikeneye, imitima yacu yose Imana irayikeneye, ubugingo bwacu bwose, imitekerereze no kwibwira kwacu Imana irabikeneye. Gukora ni byiza, no gutekereza ni byiza, no kugira igenamigambi rirambye ry'igihe kirekire naryo ni byiza. Ariko muri iryo genamigambi, muri iyo mikorere, mbese Imana ifitemo pourcentage yihe? Imana ifitemo kangahe ku ijana? Mu gihe cyawe, igihe cyanjye, iminsi dufite mu isi, ibihe tugirira hano mu isi, Imana ifitemo pourcentage ya kangahe ku ijana? Imana yacu idufashe. Ntekereza kuri aya magambo, natekereje ukuntu abantu bakundana, ariko cyane cyane ntekereza ku basore n'inkumi, kandi nanjye nabinyuzemo kuko nanjye icyo cyiciro ntabwo nagisimbutse. Ntekereza ukuntu abasore, umusore n'umukobwa iyo bari mu rukundo, nta wundi muntu uvugwa, nta kindi kintu kivugwa, nta bindi bitekerezo, ni kanaka, ni wa mucuti wanjye, wa mufrendi wanjye. Abakobwa bamwe n'abasore bajya barara kuri telefone, akemera ntanasinzire, bakarara bavugana. Noneho rero ikoranabuhanga ryaranabyoroheje, bajya no kuri WhatsApp no kuri internet, mbega ibitekerezo bye n'umutima we aba yamaze kubishyiramo wa muntu. Mu by'ukuri iyo birebye bivuga ngo igihe kinini aba yaragihaye wa muntu umukunda, aba yaragihaye wa muntu bafitanye gahunda yo kuzabana, nicyo gihe kinini amuha. Ahangaha naje kwibaza ngo ariko uko umusore akunda umukobwa, akamushyira mu bitekerezo bye, akamushyira mu magambo ye, akamurata, akamuvuga, akavuga ati nanjye mfite inshuti, mwayibonye ukuntu imeze, murayizi ukuntu ari bogari, niko ab'iki gihe bavuga, mukobwa wanjye muramuzi ukuntu ari mwiza, bakamutaka. Ese urwo rukundo twebwe niba tuvuga ngo dukunda Imana koko, tujya tuyigaragaza kugeza kuri urwo rwego, aho twumva twakwisakrifiya, ukavuga iti iri joro ntabwo ndi buryame, reka ndarenganira n'umukunzi wanjye. Yewe mu minsi nk'iyi usanga na rwa rwandiko Imana yatwandikiye, ijambo ry'Imana, abantu barisoma gake, agategereza ko hazaba iteraniro ryo ku cyumweru kugira ngo asome ijambo ry'Imana. Dukwiriye kwigenzura, dukwiriye kwisubiramo, dukwiriye kumenya ese urukundo dukunda Imana rugarukira he? Muri iyi minsi rero abandi bantu bakundira Imana kubera ibyo yabahaye, kubera ibyo bafite. Tuzabibona, hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo, ari umukristo, yabaga mu rusengero, ukumva asenze isengesho, nakwita, sintinya kubivuga, nakwita ko ari isengesho ry'ubupfu, akavuga ngo Imana nitabikora
imana nitampiki nanjye rwose iyo mana nta gaciro izaba igifite mu buzima bwanjye. Akumva ko urukundo akunze imana ruherereye ku bintu imuha. Ndashima imana ko yampaye inzu, yampaye umugore, yampaye ibiki n'ibiki, ariko ugasanga ntafite ishimwe rivuga ngo ndashimira imana ko yandemye mu ishusho yayo, ndashimira imana ko ndi ikiremwa cy'imana. Ugasanga abantu urukundo rwabo bakunze imana rushingiye ku bintu yabahaye, rushingiye ku masezerano ngo yabasezeranyije. Mujya mubyumva bamwe bavuga ngo mana aya masezerano nutayasohoza nanjye nzahita nigendera. Uzaba unyeretse ko utari imana, uzaba unyeretse ko udashoboye. Imana rero bakundwa bene data irashaka ko turenga iyo nivo yo kuyikunda kubera ko hari ibintu yaduhaye. Irashaka ko turenga nivo yo kuyikunda kubera ko turi mu mahoro. Irashaka ko tuyikundisha imitima yacu yose no mu gihe ibintu byabaye bibi, no mu gihe waburaye, no mu gihe bakwirukanye ku kazi, no mu gihe ibyawe byatejwe cyamunara, no mu gihe hari ingorane runaka, no mu gihe umukoresha wawe yaba yaguhagurukiye, no mu gihe hari ibyo waboneshaga amaso bidahari, no mu gihe imana yaba itashubije amasengesho yawe nk'uko ubyifuza, igukeneyeho gukomeza kuyikunda. Haleluya, imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mvuge ikindi kintu gikomeye cyerekana urukundo. Mu bintu biranga urukundo ni ugutanga. Imana yacu ishimwe. Iyo umuntu akunda aranatanga. Kandi nababwiye ko imana yaturemye mu ishusho yayo, ko dufite kamere y'imana. Imana rero nayo yaradukunze, imaze kudukunda iratanga. Haleluya. Ari ryo jambo twasomye muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Hatubwiye ngo imana yakunze abari mu isi cyane. Kubera ko imana yabakunze cyane, kubera ko imana yadukunze cyane, kubera ko imana yadukunze urukundo ruhebuje, ngo ibyo byayiteye gufata umwanzuro wo gutanga umwana wayo w'ikinege. Haleluya. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yarakunze, ariko kugaragaza urukundo rwayo imana yaratanze. Haleluya. Kandi nk'uko nabivuze ntangira, imana yatanze nta kondisiyo. Ntabwo yavuze ngo kubera ko abantu bakoze ibi nibi ngo banejeje ngo nanjye reka mbaho umwana wanjye nkunda. Yatanze Yesu Kristo amuduha turi babi, amutanga kugira ngo adupfire ducungurwe turi babi, dusa nabi. Mu mitekerereze y'abantu, iyo umwana yakunaniye, muri iki gihe sinzi uko bimeze, wenda abantu bagiye bahinduka, ariko kera iyo umwana yakunaniraga bakoraga icyo bita kumuca. Baramuca akavuga ati ubaye ikirara, none genda ndaguciye, genda umvire mu rugo, ntuzagire n'umugabane uza gushaka mu butunzi bwanjye. Nta munani nzaguha kuko utambereye umwana, ntago wambereye imfura, ntago wambereye umwana wubaha. Umuntu umwe nzi yigeze arwara cyane, mu gihe yenda gushiramo umwuka ahamagara abana be, ari umusaza. Ahamagara abana be, buri mwana agira icyo amuvugaho, ariko umwana umwe aramusiga. None abana bakajya bamubaza, ariko papa kanaka ko ntacyo wamuvuze? Umusaza ngo ce. Bugacya bakamubaza, ariko se papa kuki kanaka
uko twese wari icyo watuvuzeho ukagira ibyo utugabanya ukagira ibyo utubwira, kuki uriya nta kintu wamuvuzeho? Umusaza ngo ce yarinze apfa acecetse kuri uwo mwana. Kubera iki? Nuko umwana atari yaramubereye mwiza, ntabwo yari yaramubereye imfura, byatumye yirinda kugira umugisha wa kibyeyi amusabira, bituma atamuha umurage kubera ko atamubereye umwana wubaha. Ariko urukundo rw'Imana rwaje gushaka twebwe twarabaye ibizira imbere y'Imana, turi babi. Mu by'ukuri bishatse kuvuga ko Imana yadukunze tutari abantu bo gukundwa. Imana yadukunze twagombaga kujugunywa, ariko kubera urukundo yadukunze iravuga ngo reka ntange. Haleluya. Itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kandi mutanga kugira ngo umuntu wese uzamwizera atazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Imana yacu idufashe. Imana rero yaradukunze irangije iratanga. Kubera ko yadukunze igatanga, ishaka ko natwe niba tuyikunze dutanga. Ejo twasomye mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 2, ariko umurongo wa mbere uravuga ngo nuko rero bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Niba dukunda Imana dukwiriye no kuyiha, dukwiriye no gutanga. Icyambere Imana idusaba imitima yacu, ngo tuyihe imitima. Icya kabiri Imana idusaba, Imana irashaka gutegeka imitekerereze yacu. Bibiliya irambwira ngo mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23, ni amagambo amaze iminsi amfasha. Irambwira ngo mwebwe ubwanyu umubiri, umwuka n'ubugingo byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Yesu Kristo azerekanwa. Bishatse kuvuga ngo umubiri wanjye mutange, Imana iwutegeke. Umwuka wanjye, esprit, ya centre y'imitekerere, ya centre yo kubaha Imana, nyitange, Imana iyitegeke. Nukuvuga jewe ubwanjye n'imitekerereze yanjye n'ibyo nkora n'imbaraga zanjye bikwiriye kuba iby'Imana, ikabikoresha mu nyungu zayo. Mana yacu tugirire neza. Umenya hari aya magambo atari buze koroha cyane, ariko ujya gusanga ugasanga turaririmba, tukaririmba ngo turakunda Imana, tugatendereza, tukaza mu masengesho, ariko Imana yagusaba kugira icyo ukora mu mbaraga zawe, ukavuga uti reka da ibi byo nzaba mbikora. Imana yagusaba kwitanga mu murimo, ukavuga uti oya buriya natangaho kagakeregeshwa, nkuko nabivuze, twa tuntu dusaguka, kabanza ukabara twa tuntu dusaguka. Ese kuki Imana itatanze marayika? Yari bafite ngo abamarayika n'ubu baracyahari benshi, ariko yatanze igiciro. Dukwiriye natwe kuba duha Imana ikintu cy'igiciro. Imana yigeze ipima urukundo Aburahamu yayikundaga, tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro, umenya hari ari mu gice cya 20. Nujya kubisoma urabisanga mu gice cya Itangiriro. Reka tuhasome. Itangiriro igice cya 22.
haravuga ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitura Isaka. Ayo magambo iyo yasomye yose atubwira uburyo Imana yasanze Aburahamu ikamubwira ngo fata Isaka umwana wawe ugende ujye kumutambaho igitambo. Tujya dukunda kuvuga ngo Aburahamu byaramugoye cyane kubyumva kuko Isaka yari umwana w'ikinege. Nta wundi mwana Aburahamu yagiraga, yari yarabyaranye na Sara. Yari umwana yabyaranye na Sara, undi yari yaramubyaranye na wa mujakazi, turabizi neza. Ariko aramubwira ngo uwo mwana naguhaye, kuko niwe wari umwana w'isezerano, mufate ugende ujye kumutangaho igitambo. Kumutangaho igitambo nta kindi kwari ukumwica. Aburahamu umenya yarabigenzuye, ariko kubw'umutima w'urukundo yari afite wo gukunda Imana, yari yarasobanukiwe n'iri jambo ngo ukundishe umutima wawe wose, ukundishe ubwenge bwawe bwose, ukundishe ubugingo bwawe bwose, ukundishe imbaraga zawe zose. Twakongeraho ngo ukundishe Imana n'ibyo yaguhaye byose. Afata Isaka aramujyana. Imana ibonye ko atsinze iryo hurizo, nayo irirahira, iramubwira ngo ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, no kuguha umugisha nzaguha umugisha. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo mwene data, niba ushaka kwinvestiza neza, investisa mu rukundo rw'Imana. Shora, shira igishoro mu gukunda Imana, shira igishoro mu kuyikundisha ubugingo bwawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe. Shira igishoro mu gukorera Imana. Nuyishyiramo igishoro, nayo izagukorera, sinzi uko nabivuga, izagukorera ibikwiriye byose. Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 43, Yesaya 43 umurongo wa 3, uravuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa incungu, Etiyopiya n'iseba nahatanze ku bwawe. Murongo wa 4 ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma nzatanga ingabo zigapfa ku bwawe. Imana yacu ikeneye ko tuyikunda, irashaka ko tuyereka urukundo rwinshi, kandi nayo yiteguye kuduha iby'imitima yacu isaba, yiteguye kuduha iby'imitima yacu ikeneye, yiteguye kutumara ubukene bwose. Niba rero tuvuga ko dukunda Imana, nidutange. Hari ibyo tujya tubona muri iyi si, muri iyi mibereho yo mu buryo bw'umubiri, mu rukundo, mu buryo bwo gukunda no gukundana. Iyo ntabwo ushobora kugenda uvuga ngo ndagukunda, ngo ubivuge guhera ku wa mbere ndagukunda, ku wa kabiri ndagukunda, ku wa gatatu ndagukunda, ukwezi kugashira nta kantu na gato k'akajeste wari wakora ngo werekane ko ukunda uwo muntu. Murabizi namwe y'abantu bakundana bahana impano, bahana igihe, kubera ko ngukunda nzaza kugusura, kubera ko ngukunda reka tuzasohokane, kubera ko ngukunda akira iki n'iki n'iki. Nk'uko rero n'abantu bakundana, iyo umuntu akunda undi amuha, niko Imana ishaka ko tuyigaragariza urukundo tuyikunda, dutanga ubwenge bwacu, dutanga imbaraga zacu, dutanga imibiri yacu, kugira ngo ibi bikoresho bizima byera bishimwa n'Imana
dutanga mu byo yaduhaye, mu butunzi bwacu, dukorera Imana, kandi mu butunzi dufite n'igihe kirimo. Harimo n'igihe. Ese ufata igihe kingana icyo uri imbere y'Imana? Ese ujya ugira igihe cyo kwihererana n'Imana kavuga uti uyu munsi ibintu byose ndabihagaritse, mukunzi wanjye ngiye kumuha igihe twicarane tuganire? Ndagira ngo nkubwire ko Imana idusaba ibyo dufite. Imitima yacu turayifite, imbaraga turazifite, ibyo nibyo Imana iri kudusaba kuyiha. Ntabwo bihagije rero bene data kuririmba, ntibihagije kubwiriza ubutumwa bwiza, ntibihagije na gato kwirirwa tugenda imisozi, niba urukundo rwacu n'Imana ruri limite, cyangwa se tubikoreshwa n'izindi mpamvu runaka. Imana irashaka ko tuyiyegurira twese, ikadukoresha uko ishaka, ikatuyobora uko ishaka. Ndashaka kukubwira wowe unyumva, wakiriye Yesu ukaba uri mu itorero runaka iryo ari ryo ryose, ndashaka kukubwira ngo ukundishe Imana umutima wawe. Mbese mu mutima wawe nta bindi bintu wimitse? Wumva uvuga uti nubwo Imana yansaba iki kintu, ni ukuri izansaba ibindi bitari iki, kuki iki cyo sinagitanga? Imana yacu dufashe. Nubwo Imana yambwira ngo mpereza ubu butunzi bwawe cyangwa se iriya nzu y'irimo, ukajya wumva ntiwayitanga, ntabwo uragera ku rugero rwo gukunda Imana. Imana ikubwiye ati reka uyu muntu mufata ajye kunkorera mu gihugu runaka, niba ari umugabo cyangwa umugore se, kavuga uti Imana umva, reka bano bana aba ari bo nguha bazaza. Ntabwo twari twagera kuri urwo rugero rwo gukunda Imana niba tugifite iyo mitekerereze, niba twumva hari ibyo twayiha ibindi tukabiyikinga. Imana ikwiriye kudufasha tukiga kuyikundisha imitima yacu yose. Nsoza rero, ndakurarikira gukundisha Imana umutima wawe, wikwimika ibindi bigirwamana. Imana iragukunda ariko yanga icyaha. Kuki wimika icyaha kikimura Imana kandi uvuga ko uyikunda? Ibyo bintu bibiri ntibijyana. Kuki wimika amafaranga ukumva ariyo ushyize imbere ukimura Imana kandi uvuga ko uyikunda? Ibyo bintu bibiri ntibijyana. Imana rero itugirire neza kandi Imana idufashe. Wowe wakiriye Yesu, wowe usengera ahantu runaka, matorero ni menshi, iri jambo wongera uritekerezeho. Ese nta gihe Imana yagiye gusaba kuyiha ituro? Ahangaha munyumve neza, ntabwo mvuze amafaranga. Ituro ry'umutima ukunze shobora kuba yaranagusabye igihe, kabukubwira iti mpura igihe uyu munsi uzaza uba imbere yanjye, ukavuga uti wapi nta mwanya nabona. Imana igusure. Ese aho ntabwo waba waraje gukunda Imana ukaba warazanywe mu nzu y'Imana nuko hari imigisha ukurikiyeyo, ku buryo intambara zije uvuga uti Imana naje mu itorero ariko ntabwo ari ibi nari nje gushaka, ndigendeye. Niba warayembayembye Imana ikakubura, iracyagushaka, iracyagukunda, garukira hafi, garukiraho. Niba kandi utarakira Yesu, ndagira ngo nkubwire ngo mu bintu Imana yatanze by'ingenzi bikomeye, yatanze imbabazi, itangamo n'ubuntu. Imbabazi z'Imana ziracyahari, ukuboko kwayo irakurambuye, yiteguye kukwakira uko uri kose, ikakuremamo umutima mushya, ikakugira umuntu mushya, ukaba icyaremwe gishya, ukaba umugenzi. Mu bintu byatumye
bitwereka urukundo rw'Imana, hari n'uko Imana yaduteganyirije. Urukundo Imana idukunda ntabwo yateganyije ko ruzagarukira hano ku isi, yateganyije ko hari ahandi hantu izatujyana, mu bwami bw'ijuru. Mu rukundo rwayo rero ibyo nabyo yarabiteganyije. Niba utaratangira urugendo ngo ube umwana w'Imana, ube umuragwa w'ubwami bw'ijuru nk'uko yabuguteguriye, ndakwinginga uyu munsi wa none ngo ucishwe bugufi, wizere Yesu, wakire umwami n'umukiza wawe, agutegeke, aguhindure, akugire icyaremwe gishya, maze nawe ube umuragwa w'Imana, umuragwa w'isezerano ry'ubugingo buhoraho, umuragwa w'isezerano ry'igihugu cyiza cyo mu ijuru. Imana yacu idufashe. Ndagira ngo rero nsozereza ahangaha, ariko nkwibutse ngo ukwiriye gukundisha Imana umutima wawe, ubwenge bwawe, ubugingo bwawe, imbaraga zawe, umubiri wawe, ubutunzi bwawe, ibyo ufite byose ukabikoreshereza Imana mu rwego rwo kuyitura uru rukundo yagukunze. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Mwakoze kuntega amatwi, mukomeze mubane n'Imana, mukomeze muyikunde, nayo izabaha umugisha, izakomeza intambwe zanyu, izaha umugisha ibyo mukora. Kandi nababwiye ngo niba ushaka kwinvestisa neza, niba ushaka gushora imari neza, nuyishore mu rukundo rw'Imana. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tumaze kumva ijambo ry'Imana, urukundo. Ijambo ry'Imana riratubwira, Paulo yandikira ab'Ikorinto arababwira ngo urukundo rugira neza, rurihangana, rureba ikibi ku muntu, rurababarira. Ibyo byose buri Imana kugira ngo idukunde rero, nayo urukundo yadukunze niyo mpamvu tubabarira, ikatugirira impuhwe n'imbabazi, ibintu byinshi. Rero ndagira ngo uzirikane iri jambo kandi uryiteho cyane. Genda gusaba kugira ngo uyu mwanya wa nonaha urebe urwo rukundo Imana yadukunze rutuma tutanashiraho. Ubundi hatabaye urwo rukundo rw'Imana, ahacu haba harageze ahacecekerwa. Ubu uriho kubera urukundo rw'Imana, biha agaciro rero. Ariko dore ikigaragaza yuko ukunda Imana yabitubwiye ni byinshi, ariko ndagira ngo ngusabe, ibikorwa byawe bitwereka yuko ukunda Imana. Ibikorwa byanjye binyereka yuko nkunda Imana. Kandi uko ukunda Imana, uko utanga niko kungana n'ukunda. Bishatse kuvuga ngo niba ukunda Imana uyibaho cyane, ukayitanga, ugatanga byinshi cyane kubera iyo Mana. Imana ni ishimwe cyane. Iyo ukunze umuntu nawe uramuha cyane. Haleluya! Natwe Imana yaraduhaye. Haleluya! Imana ni ishimwe cyane. Ndagira ngo dusengane Imana, hanyuma mu gusengana Imana, hanyuma uzirikane icyo kintu, uzirikane iri jambo ry'Imana, uzirikane uburyo Imana yadukunze, uzirikane ko yadukunze tutari twanabaho, none turiho rero. Imana ni ishimwe cyane. Icyo twayitura rero ni gukora ibyo Imana ishaka. Haleluya! Reka dusengane Imana. Ngiye gusenga Imana, niturangiza Dr. Rosette aragusabira umugisha, aragusabira umugisha, agusabira umugisha. Reka dusenga Imana. Nyagasani Mwami Imana yacu, twumvishije ijambo ryawe, kandi ijambo rizima ritugaragariza urukundo. Wadukunze turi abanyabyaha, udukunda tutari twakumenya. None rero muri uyu mwanya iri jambo ryawe ryongeye kudukebura, ryongeye kutwereka urwo rukundo wadukunze, kandi tugomba kubizirikana. Cyakora hari abatari babizirikana, hari n'abatabyitayeho. Abo ngabo turabasengeye kugira ngo bagirirwe neza n'Imana. Uyu mwanya bumva ko gaciro, wadukunze ugatanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ushimwe kuko watanze Yesu, ushimwe kuko waduhaye ubwo bugingo buturutse muri Yesu Kristo. Haleluya! Urakoze rero Data wa twese. Dusengeye umuntu witeguye kukwakira, dusengeye umuntu wumvisha iby'urwo rukundo, akabiha agaciro, akaba abizirikanye, kandi dusengeye
dusengeye n'umuntu ushaka kugira ngo uyu mwanya wa none ubwo yari yarasubiye inyuma agacogora agacika intege ukaba umugaruje urwo rukundo rw'ubugwaneza. Umugire neza rero kandi umuhe kubitekereza no kubizirikana. Urakoze. Muri uyu mwanya rero dusengeye abasubiye inyuma nabo bagarure, dusengeye na ba bandi batari bakumenya nabo bakumenye bakwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Urakoze kuko ugize neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mu gusoza rero ndagira ngo n'ubundi dusabe Dr. Rosette adusengera Imana agusabira umugisha. Nta nyuma yaho turasoza twumva indirimbo tukomeza kugubwa neza. Ariko reka nkurarikire yuko muri aya masaha n'ubundi tuba twumva ijambo ry'Imana turigomwa. Hari ibiryo abantu barimo kujya kurya muri aya masaha ya saa sita. Ni umwanya utoroshye, ariko iyi niyo lanche Uwiteka yaduteguriye yo gusangira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero duterana kuwa mbere, buri wa mbere, buri wa kabiri, buri wa gatatu, buri wa kane, buri wa gatanu, ku cyumweru tugatangira isaa 3. Ndagusaba rero kugira ngo mu mwanya nk'uyu nguyu ubizirikana dusangire ijambo ry'Imana. Dr. Rosette rero sabira umugisha aba bantu bose badukurikiye muri izi nyigisho n'abazadukurikira nabo basabira umugisha. Imana ishimwe cyane. Mana data wa twese w'ijuru, haleluya, turagushimiye cyane. Yesu uyu mwanya tuzirikanye urukundo wadukunze. Wadukunze turi babi. Wadukunze tutarabo gukundwa. Wadukunze turabo kujugunywa. Wadukunze turabo kwanga urunuka. Wadukunze turabana bo kurimbuka. Ariko urukundo rwawe rugutera kohereza Yesu atuvana mu rupfu adusubiza ubuzima. Turagushimiye. Tugushimiye ko udushishikariza kugukunda, tukagukundisha imitima, tukagukundisha ubugingo, tukagukundisha imbaraga, tukagukundisha ubwenge bwacu. Mana turakwihaye, utwiharire, udutegeke, utuyobore, uyobore imitekerereze yacu, imbaraga zacu zigukorere, ubwenge bwacu bugukorere, imibiri yacu igukorere, ubutunzi bwacu bugukorere. Tuzirikana urukundo wadukunze, tuzirikana ubuntu watugiriye ngo natwe dutange ituro rizima. Niko kugukorera kwacu gukwiriye. Turagushimiye. Umugisha buri wese wumvise aya magambo. Umugisha abazayumva. Umugisha abafashe icyemezo cyo kongera kugukunda, cyo kutagusimbuza ikindi kintu icyo ari cyo cyose, cyo kutimika ibigirwamana muri bo, ahubwo akaba ari wowe utegeka. Umugisha abantu bose bagize umuhati wo kumva aya magambo no kuba muri iri teraniro. Urakoze rero, ukomeze gukora imirimo n'ibitangaza kandi abantu benshi baguhindukirire. Natwe abakumenye dukomeze kunguka. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha.